Duhita tumanuka mu ikipe ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza kabisa, ikipe y'abafana benshi mu gihugu hano mu Rwanda, ikipe ikunzwe cyane, ni ikipe muri aka karere ka East Africa nyuma y'ikipe ya Young Africans kabisa, ni ikipe ifite abafana benshi cyane, akaba ari yo kipe kabisa bidasubirwaho rwose, ikunzwe n'abantu bakuze ariko kandi n'urubyiruko kabisa bagenda bayikunda kubera ko ni ikipe itanga ibyishimo nubwo bikunze kubura, ariko ni ikipe rwose abantu bihebeye. Iyi kipe rero rwose ku munsi w'ejo nibwo hasohotse ibaruwa, ni ibaruwa yari irimo kubwira abakunzi ba Rayon Sport ndetse n'abafana b'iyi kipe uburyo imishinga ya Rayon Sport iri gutegurwa, cyane cyane mu bigendanye no kwiyandikisha k'umufana mu gihe bazaba barimo babarura ikitwa Rayon Sport fan base, kugira ngo bagende bakiraho imirongo migari no kumenya ese koko ikipe ya Rayon Sport abafana bayifana by'ukuri batanga n'umusanzu muri iyi ekipe ni abahe, ni bangahe fan base. Ubona ko amakipe yacu, ubona ikipe yidoga ngo twe dufite abafana benshi, ariko wajya kureba ukavuga ati ese iyi kipe koko niyo ifite abafana benshi cyangwa ni ku munwa gusa, ni ukubivuga biri aho ngaho gusa. Ariko nujya kureba ikipe ya Rayon Sport koko abafanira bafite, ariko bakeneye noneho no kubishyira mu mibare. Rero kubishyira mu mibare nta kundi nuko buri mufana wa Rayon Sport ari kwiyandikisha binyuze ku mu agent yaba wa MTN ndetse n'uwa Airtel, bakagenda biyandikisha, hanyuma bamara kwiyandikisha ugatanga ibihumbi 30, niwe musanzu buri mufana wa Rayon Sport agomba kwishyura. Ariko uwo musanzu ukaba uri kujya kuri konti ya Rayon Sport, ntabwo ari y'umuntu ku giti cye, ni ya Rayon Sport. Hanyuma noneho mu gihe amafaranga yazagwira amaze kuba menshi, ikipe ya Rayon Sport igashyira imigabane ku isoko, kuko ntabwo bari bagera igihe cyo kugurisha imigabane. Uragurisha imigabane se ntacyo ufite? Oya, imigabane uyigurisha ufite icyo uhera, uvuga ngo mfite miliyari 10, izo miliyari 10 ndaza kuzicuruza gute? Ese aba bantu bo bari buze kugura imigabane bazungukira he kugira ngo ibintu bigende neza? N'uwo mushinga rero bari kwiga, ntabwo ari umushinga mubi, ni umushinga mwiza watuma ikipe ya Rayon Sport iva muri bya bintu byo guhora tuvuga ngo umwandira kanyenyeri, ibyo kuvuga ngo Rayon Sport yabaye kanyenyeri. Ababonye abafana ba muke babirwa bavuga ngo tuyangira ko isabiriza ibwira abafana ati kanda kanyenyeri iki niki. ariko urumva ko ikipe ya Rayon Sport abagirimo babasaza bamuvunye Paul batekereje igitekerezo cyiza, ariko ejo ibaruwa yasohotse nuko yagaragaye Muvunyi Paul ndetse na Murenzi Abudara aribo bayisinyeho, uwitwa Twagirayezu Tadeyo atayisinyeho. Biza bibyutsa cya kintu cyavuzwe ko urwego rw'ikirenga rwa Rayon Sport ruri kwivanga mu nshingano za Rayon Sport Association. Hazamo bumubumu, abantu bakavuga bati ese Rayon Sport niyo umuntu ku giti cye? Ese Rayon Sport ni izina Rayon Sport sirirenze kuba aba bantu? Nanjye ndabyemera, izina Rayon Sport rirenze aba bantu bose bayirimo, ariko nanone abakwiye icyubahiro tukibahe. Ako kantu mujye mukumva, na Bibiliya irabivuga ngo abo kubahwa tububahe. Kuko ntabwo Muvunyi Paul ibyo yakoreye Rayon Sport nta muntu utabizi. Ni nko kuvuga ngo uvanye CDS muri APR, uri ikisi urinde se? Ntabwo bikunda. Buri ekipe yose igira umuntu nyine ubura aho ngaho ukwiye kubahwa, ushobora no kuvuga ngo ibi bigende gutya bikagenda uko. Ariko niba buri muntu wese agiye kuza muri Rayon Sport akigira kamana, ibyo ntabwo bikunda. Niba ugiye kuza kavuga ati ngewe umukinnyi niba mumuzanye simwemera, wenda uri perezida wa Rayon Sport uri mu nshingano zawe, ndabyemera. Ariko nanone ntabwo niba Muvunyi ari we ukuriye urwego rw'ikirenga akakubwira ibintu ukamukwamana, reka ko ntabwo football yego ni fair play. Ariko ni hahandi ubona ko Rayon Sport ikibazo kirahari hagati y'aba basaza, kirahari. Kuko niwambwira uburyo wandika ibaruwa ukayisohora perezida wa Rayon Sport atayize, ese niba koko mugiye kurema company, ni ibintu bibiri bitandukanye, urwego rw'ikirenga rwa Rayon Sport ndetse na company ya Rayon Sport. Urwego rw'ikirenga rwa Rayon Sport ndetse na company ya Rayon Sport, ni ibintu bibiri bitandukanye, urwego rw'ikirenga rwa Rayon Sport ndetse na company ya Rayon Sport. Urwego rw'ikirenga rwa Rayon Sport ndetse na company ya Rayon Sport, ni ibintu bibiri bitandukanye, urwego rw'ikirenga rwa Rayon Sport ndetse na company ya Rayon Sport. Urwego rw'ikirenga rwa Rayon Sport ndetse na company ya Rayon Sport, ni ibintu bibiri bitandukanye, urwego rw'ikirenga rwa Rayon Sport ndetse na company ya Rayon Sport. Urwego rw'ikirenga rwa Rayon Sport ndetse na company ya Rayon Sport, ni ibintu bibiri bitandukanye, urwego rw'ikirenga rwa Rayon Sport ndetse na company ya Rayon Sport. Urwego rw'ikirenga rwa Rayon Sport ndetse na company ya Rayon Sport, ni ibintu bibiri bitandukanye, urwego rw'ikirenga rwa Rayon Sport ndetse na company ya Rayon Sp
ubwo urwego rw'ikirenga rwa Rayon Sport nirwo ruzaba ruhagarariye kampani ya Rayon Sport, noneho Rayon Sport Association iyobowe na Twagirayezu Tadeyo akaba ari agace kari aho ngaho hirya kigenga. Ntekereza ko ibyo bya wenda ariko bimeze byaba ari byiza ku ruhande rumwe. Bamwe bakavuga ati twebwe tuzareba ibya kampani turebe iby'inyungu za Rayon Sport, ariko ibijyanye na football, ibijyanye na Rayon Sport, Rayon ikitwa Rayon, iyi kipe football, Rayon Sport Football Club, ikipe y'abareyo y'abafana nyine cyo gutera futu nyine, kikaba gifite undi muntu witwa perezida nawe ureba buri kamwe ugena ugomba kwinjiramo. Bwo ndi kuvuga ku gihane cy'ubutekinisiye, ku ruhande rw'abatekinisiye bagomba kwinjira muri Rayon Sport, n'abo bakozi bagomba kwinjira muri Rayon Sport. Noneho ubwo urwego rw'ikirenga rwa Rayon Sport rukaba ari uruza rwo rushaka yamaramuko ya ekipe ya buri munsi, ako gafaranga uko gutekereza ibitekerezo byaza kubaka ikipe ya Rayon Sport. Ariko niba atari ko bimeze, bamwe bagakora inshingano zitari izabo, perezida wa Rayon Sport Association akajya kwivanga mu byo urwego rw'ikirenga rwa Rayon Sport ruyobowe na Muvunyi Paul bagakwiye kuba bari gukora, ni ikibazo. Ariko nanone niba urwego rwa Rayon Sport ruyobowe na Muvunyi Paul ruri kuzana nanone kwivanga muri Rayon Sport Association, nabwo byaba ari byiza. Niho hahandi bazaza bakajya kuri kamera bagaseka, bagafata utuvideo bakatubeshya, ariko kumbi bo hagati yabo babizi ko ibintu bitameze neza. Ibyo rero nibyo biri muri Rayon Sport. Ni Rayon Sport mw'abantu mwe kuri ubu ngubu ku munsi w'ejo yasubukuye imyitozo, tubonamo n'amasura mashya, ngo bazanye umudefenseri mushya w'umunyamahanga uri gukora igeragezwa. Bafite Emery Bayisenge, bafite Kabange, bafite Asindi Jize baramufite, bafite abasore nka Barushema Chris nubwo yavunitse ariko nawe kabisa ari kugaruka mu myitozo. Bafite uwo Yusudiyanyu utari wagera i Kigali ariko nawe ngo biravugwa ko ashobora kuzaza. Abandi bakavuga ko umwaja we ashobora kuba ari kumushakishiriza iyindi kipe. Forunganyi nawe ntabwo aragera i Kigali, ntabwo bari baza. Ubwo rero urumva Rayon Sport n'abandi bakinnyi, uwitwa Karamoko we ngo bagiye kumusezerera, uwitwa Ndogi nawe aracyahari ari aho ngaho. Ubona ko Rayon Sport mbere na mbere umutoza Famille Lotfi ntabwo nawe mu kibuga bimeze neza. Wabonye ko ejo perezida Twagirayezu Tadeyo yatangiye no kumushyiraho ipanu y'igitutu, ariko ni ibintu nemera. Ubu niba utangiye shampiyona itaratangira ugatangira gukasa umutoza, uba humva perezida Twagirayezu Tadeyo, abantu nimunyumve nabi, ariko Twagirayezu Tadeyo agira ikintu kitari cyiza cya timing ya Twagirayezu Tadeyo ntabwo ari nziza. Impamvu atari nziza ni iyi ngiyi, murabyibuka shampiyona ibura imikino ibiri ngo irangire, amagambo yarayatangaje nyuma yuko batsinzwe n'ikipe ya Bugesera, arayatangaza binagumura bamwe mu bakinnyi, avuga ati ubwo nahase zitaha. Murabizi ko Muhire Kevin nawe yaje akavuga ati ese ibi bintu abaduciye intege hakiri kare byarashobokaga, ariko twagiye gukina imikino ya nyuma twarabuze morali n'agafaranga karatangiye kubura. Urumva rero iyo timing si nziza. Iyi timing yo kuvuga ngo umutoza ngo ntabyo ari gutoza, ngo umutoza ntakirimo, ari umukino wa kabiri akinnye wa gishuti, ari abakinnyi bagato gafite ari gushakamo 11, nubwo yaba ari kwivangira, kambisubiremo, nubwo yaba ari kwivangira, ariko ntabwo ufite uburenganzira bwo kujija umutoza kuri match ebyiri za gicuti. Ntabwo ari timing nziza. Tujye tuvuga nk'abanyamupira, ntabwo ari timing nziza, kuko ujya kubona ku ruhande rumwe ibi biratuma Famille Lotfi hari abafana bamwe na bamwe batangira nyine kutamwiyumvamo, kandi niko kuri. Tangiye kuvuga ati nta mutoza dufite naki. Niba wowe perezida utangiye kugaragaza yuko utamwemera, ari wowe wamwizaniye, nk'uko ubihamya, ari wowe wamwizaniye, agatoza match imwe, agatoza match ya kabiri ukavuga ngo imitoreze nta yari ihari, ngo abakinnyi birwanyeho, ibyo urumva iyo timing iko kirakenewe. Ose uyu mutoza nakina match ebyiri za shampiyona agakubitwa, ubwo noneho hazavugwa ibiki? Dushobora kubona Famille Lotfi ahise yirukanwa, birashoboka cyane, kuko abamuzanye ni nabo bakongera bakamucyura. Ariko iyi ntabwo ari timing nziza. Tujye tuba abanyamupira,
ntabwo umuntu atoza match ebyiri za gicuti. Ubu ni Newcastle United ikiri gukubitwa mu kanya turaza tuvuge ngo ubwo ngirarangiye. Edi Hungo niyirukanwe ngo kubera ko ari gutsindwa muri pre-season. Ntabwo nyine uri gushaka 11 nurababona. Ni ikipe ya Rayon Sport nayo yakoze recruitment mbi. Kuvuga ngo recruitment mbi mu nyumve neza. Recruitment mbi itandukanye n'abakinnyi babi. Ishobora kuba yarakoze recruitment zirimo abakinnyi beza ariko akaba ari recruitment mbi kubera ko bari kugura batitaye umwanya bakeneyeho umuntu ahubwo bo bakagura tu. Njewe nka muntu ujya mu isoko ati nyeneye inkweto. Ese ukeneye izihe nkweto? Ati njepfa kuba ari inkweto tu ndambara. Ibyo rero ntabwo muri football moderne ntabwo bigezweho. Ujya ku isoko uvuga ngo fite icyuha ahangaha ngiye kugifiringa, fite gap ahangaha ni icyobo kirarangaye ngiye kugifiringa nyuzuze. Ntabwo uri bujye kugura aba defenseur 8. Ukeneye aba defenseur 8 bo kumazikiza. Ntabwo uri kandi famille ya Rotifi nawe ari kuzana ibintu byo kuza gupapira. Defense ya Truwa muri mukura ko yakunaniye. Uri kuza kuyihimbira muri Rayon. Ntabwo bizakunda muzabibona zisinda ahangaha. Defense ya batatu umuntu wayikinnye agatanga umusaruro ni hari ingingo Francis. Oya ni hari ingingo se? Munyibutse uyu muto Masudi Juma. Yego. Masudi Juma yarayikinnye kandi biramuhira. Ariko nujya kuvuga ngo ugiye gupanga ngo defense ya Truwa muri Rayon. Ariko sha uzahura na peri zakugurukana, uzahura na goriri zagutibikana, uzahura na gasogi zakugurukana, uzahura na mukuri zagutibiza. Haje wowe defense ya Truwa na Zabi Alonso ari gushimaho byanze. Defense ya Truwa bisaba kuba uri mwarimu, bisaba kuba uri high excellence. Bisaba kuba abakinnyi bawe bayumva bayihumeka. Ari nabwo uri buze kubibatoza. Cyokora wenda amahirwe bagize na champion barayikweduye ariko nabwo biracyagoranye. Defense ya Truwa bisaba ngo abakinnyi bamanze bayumve. Abo bari bukine kuri wing uri kuzana safe mu mutima wa defense kameme. Safe mu mutima wa defense arakina ibiki? Azizi basanye kuraya ngo uri kumuha wing ngo baka ngayikine wenyine ntabwo bikunda. Iyo rero ni Rayon Sport nayo ikeneye amavugurura, ikeneye kugira ibindi iza gukora. Reka twamuke twigira muri Nyamukandagira mbere yuko dusoza ikiganiro cyacu. Ndabona abitwa ba stress bari kuhagera kabisa. Hanyuma